ibi bitwereka ko FDA yamunzwe na ruswa n'imikorere mibi. This thing buretse gato deka nyir'umupfu ni ufata hanuka deka hano makandi of work FDA Rwanda Standard Board yitwa RICA ukibaza ukavuga utaba abantu kugeza aho ibintu biba gutya. Icyambere aba bantu bagomba no gushinjwa guhombya igihugu ko abantu bakoresha imyenda y'amafaranga y'amadepo y'abantu. Banza witonde gato please. Ibi nago turi muri shamura. Ikirimo ni iki rero? Iki ni ikintu badakwiriye kureba aba investors mu gihe abo twahaye mandate yo kurengera abanyarwanda bakonsoma ibintu ku isoko bari aho ngaho bafunze amakaruvate bakora ubusa kugera kuri next extent. Iri tangazo ryagombaga gusohoka abandi bari bagezemo kare. Igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega please. Hari umugani w'ikinyarwanda se ibi ngibi twumvikanye. Iki gihombo kiri kuraba ntago gishobora kugenda gutyo. This is very dangerous cyambere kuri economy. Aba bantu bafashe imyenda ya banke, aba bantu bakoreshaga abantu, aba bantu buratse gato ubwabo kubavana ku isoko abruptly muri ayo matangazo bitera ubwoba abatekereza ku investinga. This is something dangerous. People, we should say tuvuge ibintu biri seriye. Ubu rero nyirabayazana w'ibi ngibi turabishyira kuri abantu kwicara gusa mu nama bakaba ngo dufashe icyemezo cyo kwivana ku isoko tutarebye abateje ibibazo. What were they doing? Bashinzwe iki? Bakorera iki? Ni bande? Ese ubundi bigeze hano bakora iki? Ibintu byica babiha amazina. Nk'uruganda rwa kabiri bafunze ejo oya ku rutonde rwa mbere. Uruganda rwa kabiri barufite yitwa Maguma. Maguma icyo bivuga? Mouvement tectonique du Maguma. Niyo irutse ikirunga. Byumvise? Ikirunga kiruka habaye mouvement tectonique ya Maguma. Urusukume mu nda y'umusozi pa turika kanyumvira Maguma. Yigi nasabegwe Minister Sabe yamusekeje cyane. Ukagomeza ukumva ari bisanzwe. Twarabyoroheje. Dufite inganda 240 muri iki gihugu kinkana muri iki gihugu zikora rikeri. Twarebye inganda aho yakoraga uruganda rwiza cyane akarugura akarwinstara agashyiramo laboratoire n'abakozi bambaye amataburiya meza amatara kaka abantu bakarutaha rugatangira rukanakora umunsi wa mbere yarangiza kubaka urukuta inyuma y'urwo rukuta ubundi agafungiranamo abantu birirwa bavanga mu bidomoro bisanzwe akazisohora yashyizeho bimwe bitaga ngo sealed well hanyuma zikajya ku isoko. Urwagwa n'ikigage ntago byaciwe, nta waciye amasaka nta waciye urutoki. Izi nzoga zigiye kuva ku isoko ko zahawe amasaha abantu bagiye bazirangura bagiye banazisorera mu buryo bwemewe. Mu kwemeza kuzica ku isoko ikintu mwagitekerejeho? Ngira ngo uza kundega mutabara kuzamfashe unje murire cyangwa tuburane. Hano hari umuntu uvuga ko hari inzoga yitwa Kiwingu ntabwo yaciwe ku isoko ry'u Rwanda ariko aho ikorerwa Tanzania Kilimanjaro TZ barayiciye. Atano mu Rwanda ntabwo iri muzavanywe ku isoko. Ikiri bugutangaze amwe mu macupa yagiye apimwa hari wandikagaho 40 wapimwa ugasanga harimo 90 umuriro. Iyo ni yindi yaka iyo ni umuriro gusa umuntu w'ingo yaba afite ibihaha n'ibindi. Niyo mpamvu bazi ari amazina nyine. Amazina nayo agira icyo akubwira. Maguma niyo Muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Ese urabyumva gute abakiriya bawe bagiye baskana kano kantu bakabona menyi yawe ibyo ucuruza cyangwa se ibyo mufitemo? Cyangwa wasohokeye muri coffee shop, restaurant cyangwa hoteli ugasangamo ino QR code iteretse kuri table yawe ugaskana ukoresheje telefone yawe niwe guhamagara serveri kandi command utanze ikabasha kujya aho igomba kujya kandi ukabona ina minota igomba kumara. Urumva natari siri murata. You have a new order.
ni mu masegonda make cyane Mero Quick yakira ku mpande zose z'ibyo umukiriya ashaka bidasabye ko umuseriveri agenda mu gakayi yandika cyangwa afata ku mpande z'abantu benshi ndetse order yacu ikaza ifite details zose z'ibyo umukiriya yatanze urugero nko kumenya ngo se ni kuri table ya kangahe cyangwa se izindi details zindi zigiye zitandukanye. Ako kanya komande yawe igera ku mushefu agatangira kuyitegura kandi mu buryo bwihuse. Kandi yagura n'umuwaiter wawe akuzaniye komande kandi iminota mikeya. Ntuziyaze gukoresha Mero Quick ugatanga serivisi nziza kandi iboneye. Nawe ntucikwe n'ikoranabuhanga rya Mero. Nanjye namaze kuryibikaho. Nawe rero waryibikaho ushaka kugira ngo mukorane nabo wahamagara kuri nomero iri munsi ya screen yawe. Urabona ko nanjye nk'agafaranga namaze kubyibikaho muri Murava Coffee. Karibu. Nawe sirimuka ukoresha Mero Quick ni mu masegonda make cyane. Twe turi Mero. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu. Mwarimu uraho neza umeze ute? Sapa. Yegereze ka microphone abantu ntago bari kukumva neza. Okay. Bite se? Sava. Uyu munsi utuzaniye cyano kuri KOP dukoze dutinze urumva nazindukiye mu rukiko irusororo. Yego hanyuma niho umwanya ubonekeye. Yego. Turacyari muri periode bushirira nakubwiye nti namaseri. Itangazo rya mbere nakubwiye byatangiye kuri 31. Na nubu amatangazo aracyasohoka. Inganda zimaze gufungwa zimaze kuba 109. Ubwo amaproduit byo nabaze noneho byanze. Calculatrice y'umutwange yanze. Urumva mu nganda 8 za mbere harimo produit 38. Izo bashizeho izo bafunze ejo ku itariki 3 inganda 101 amaproduit yo ni magana. Turavugisha imibare cyane uje twari twavuze yabapfuye yabarwaye ariko hariho nabazezengeye nkuko ministre Dr Sabin Sanzimana yabivuze abamaze kuba imbata barenga 500 abari kuri dialyse barenga 20 abahumye 100 abapfuye 50 ubwo makimbirane ntiturabijyamo kuko mije profe wenda na polisi nabo bazaduha raporo ashingiye kuri izi nzoga kuko hari abagore bahamagaraga ku radio mu gitondo ati umugabo wanjye atataza umuryango bimwe nakubwiraga iyo atashye atyo ntiyatabara ntiyamenya igikomye bavyumva ubwo no mu buriri nyine nihwa aho ibyo tuzabibona nyuma n'ibindi by'urugomo Kenisi namukunze cyane burya ari gihe urugize kera ruhinyuza intwari namukunze cyane kuri no dossier yahuranyije cyane akantu ka mbere yahuranyijeho yabwiye Mutabaruka ngo reka nyiri umupfu yigira hanuka numva aho bigeze nuvuga ngo iyo situation yamaze kurenga abantu kwimunyamunya guhishahisha amarangamutima biragabanuka ko kino kibazo cyari kigeze kure wabonye ko n'inzego zahagurutse urwego rw'ubuvugizi bwa guverinoma minisante RIB bura na minicom yakabaye donc abantu bagahumuriza abaturage byari bigeze kure Kenisi rero abwira Mutabaruka ati reka nyiri umupfu ajya hanuka bishatse kuvuga iki urabyumva sobanurira abadukurikiye wowe urabyumva genda byumva ariko sobanurira abadukurikiye nabyo wumva ni nko kumubwira ngo reka iri jambo ndivuge riremereye nka nyiri ikigo cy'itangazamakuru aho kugira ngo rizitirirwe umunyamakuru wowe nyiri umupfu nyiri ikigo ahanuka ahari ijambo riremereye kubera ko uko ryafatwa rivuzwe n'umunyamakuru ntabwo ariko ryafatwa rivuzwe na nyiri ikigo na boss yageze n'ahandi amubwira ngo nimfungwa uzangemurire yego wabyumvise kuko bizi ko yaravuze amagambo akomeye
hanyuma arongera aca umugani w'ikinyarwanda njye ntabwo nawusubiramo hano kuri KOP. Angeli nawe arababwa abati si umugani w'ikinyarwanda se aho yavugaga ati aho badakubita borora. Yego. Angela ati si umugani w'ikinyarwanda mbese nyiri umupfu yafashe ahanuka hanyuma batumira minisitiri Sabe. Yego. aravuga ati ariko aho ntimwahisemo imisoro mukibagirwa abaturage. Abwira minisitiri ubwo urumva ko akiri ahanuka arahuranya cyane yari n'ibindi byinshi yagiye donc minisitiri ati mu Rwanda hari inganda 240 z'inzoga sibyo 240 ubwo ni mu wayene y'inganda 8 muri buri karere. Acyumvise ndabyumva inganda 8 z'inzoga mu karere iz'ibiryo 0 izikora ibindi reka da izi bikoresho by'isuku reka da inganda 240 ku gihugu kingana gutya byari bigeze kure ariko Sabe yabisobanuye nk'umuntu nk'ibintu byafashe urugendo rurerure kugenda babikontorora. Ngiye rero no munsi uze kunyibutsa ariko ndaza no kuvuga kuri ndaza gutanga ubutumwa kuri diabete byose bigomba kubivuga. Yego. Ngewe rero nk'umunyamakuru nk'umunyendimi yego ejo bundi nakubwiye icyo bita psycholinguistique burya ururimi nabivuze tuvuga kuri wa wundi ugeze kwiyamamariza wa wundi ufite ikibazo cy'abagore. Yego mvuga ngo umwarimu w'indimi kuko ururimi nirwo rutwara ruheka umuco wabyumva. Yego ukwirakwira uciye mu rurimi sibyo. Yego ababenzi b'inzoga kugira ngo bafate abaturage babafatiye ku rurimi maze si ukuzita amazina aya mazina yose aryoshye y'ikinyarwanda yibereye mu nzoga. Yego kamanze mpere ku mazina abaturage bo bazise babyumva. Yego ni kugira ngo nkubwire ngo impamvu mpere ku mazina abaturage bise inzoga ni ukugira ngo nkwereke ko inzego z'ibanze zagombaga gufatirana zikibaza ngo iyo produit iteye ite yitwa iri zina. Abaturage barifashe inzoga bayise umuki umumanura jipo iranyobwa mu gace uyobora. Ntibibajije ngo ni ijipo imanurwa nande yande bagenze bati iyo nzoga yiswe iryo zina iba muri quartier uyo gice uyoboye gute ikahamara umwaka. Ayo ni amazina abaturage bagiye bazica. Mucutse umumpe bacutse iki umwana inzoga yitwa mucutse umumpe ni uvuga ngo inyobwa n'umugabo utagira impuhwe z'abana sibyo. Yego agicuka mumpe umuntu wanyoye iyo nzoga ubwo nawe ni mucutse umumpe wowe uyobora aho ngaho wakaba usobanura ni gute uyobora umudugudu unywerwamo inzoga yitwa mucutse umumpe. Ni gute mu kagari kawe haba mutubari ducuruza inzoga yitwa mucutse umumpe. Nzogejo iyo ni Kayonza inzoga unywa ibyo koga bikaba birangira ntabyo kwikoza utuzi ngaho ukaburaho ariko Kayonza yo baragiye. Hanyuma muhenyina inzoga yitwa muhenyina babyumva. Yego ubwo no kuvuga ngo ni inzoga unywa babyumva mukarwana uwakabakijije akavuga ngo muhenyina ni inzoga banywa barwana uwagakijije akaboshya akaba ari uri gufana. Mukubita umwice iyiruve
nta mbabazi nta mpuhwe nta mpuhwe mukubite ugira ute umwice wa wundi ujya avuga ati aho kuburana n'iki aho kuburana n'inkomere waburana n'intumbi iyo nzoga ikaba ahantu uri uyobora muri ture byose ni urugomo simvuze ko wenda ko hari akarere kafite izi nzoga zose ariko niba mu murenge uyu hari muri ture aha hari Muhenyina aha hari mu Manurajipo hari Mukubite urumva akarere kose si gusa ubu gusa uyobora akarere ibaze hari nk'inzoga muri izi nzoga ari eshanu ziri mu murenge umwe cyangwa mu karere kamwe uzaba uvuga ko uyoboye imihanda se uyoboye inka se tunuri gutunura urabizi gutunura amaso agatunuka dunda ubwonko ikaba ahantu uyobora abaturage badafite ubwonko birwa babudunda ugacaho baguha baba batanga ipatante baba batanga umusoro ukumva ko byata ariko bacuruza iki dunda ubwonko bariga badundisha abaturage bawe ubwonko aho bazakora umuganda aho bazatanga mituweli ubwonko bwaradunditse ukagomeza ukumva ari ibisanzwe twarabyoroheje Kimbazi ni umuti ni igiti kivamo umuti ariko wakinywa birengeje kikaguhitana ninde undongoye ubwo nuvuga ngo ni inzoga umugore anywa akayoberwa umwenzi yego oya cyangwa bagakora ishyirahamwe ntamenye ngo bari bangahe ntamenye ngo basaga bate ngo bari bambaye bate bareshya bate reka da bangana iki nabi yihe myaka reka da iyi nzoga ikabiri mu gace uyobora inzoga abagore banywa ntibamenye ababarongoye kandi n'abaturage babyiyitiriye kandi ntago abaturage ntago bakwita inzoga ikiri muri butike bapfa guhubuka oya bahubuka ariko barabanza bakayumviriza oya buretse genda gakeya aya mazina za kubera experience y'ibyabaye cyane nukuvuga ngo nk'iyi yiswe Muhenyina muri centre irimo barwanaga uwagakijije akavuga ati mukubita umwicesha Muhenyina none iyo Muhenyina yavugwa gatatu izina rikaba rifashe inzoga ntago izina inzoga ifatira izina muri butike ifatira izina mu mibiri y'abantu uwayinyoye amirate yego cyo turareba hanyuma akabaho ni ndongoye Kimbazi Muhenyina Magwigwi ubwo ni nko kugenda ugwirirana hagakurikiraho yewe muntu ntubona kwaguhuma voilà yewe muntu yikanga baringa nuwabonye ntamenye uwo ari we cunga umuntu babiseka cunga umuntu ubwo cunga umuntu ni yayindi ivuga ngo hagarara hano utegereze cyangwa se wikanga baringa hakaba ari yitwa gira vuba bishobora kuba bivuga ngo ikugirira vuba cyangwa se nabaganira ibyo bagiye gukora bati gira vuba aya ni amazina abaturage bisize inzoga ubwo aho ngaho ni ku ruhare rw'inzego z'ibanze abaturage baranywa inzoga zitwa gutya c'est-à-dire nibyo bakora tunuri dunda ubwonko sinzi undongoye cunga umuntu mu Manurajipo ewe data we nuko hanyuma aba n'abaturage bisi inzoga yego katujye mu nganda ibyangombwa basabaga mu nzego kugira ngo produit zawo uko zitwaga ni nyinshi ariko babanje kutwangiriza ururimi ibintu byica babiha amazina nk'uruganda rwa kabiri bafunze ejo oya ku rutonde rwa mbere uruganda rwa kabiri rwari rufite yitwa Maguma uzi icyo bivuga Mouvement Tectonique du Maguma niyo irutse ikirunga ikirunga kiruka habaye Mouvement Tectonique ya Maguma urusukume mu nda y'umusozi pa turika kanyumvira Maguma iyi nasabye Minister Sabe yamusekeje cyane
kandi hariya twakoreraga uri hariya niho bengaga za Maguma natwe yari kuduturikana Maguma Fimbo ni inkoni bombastic bombarde ingwe urwo ni uruganda rumwe rwa hariya twakoreraga isiga niwe rwari rufite Maguma Fimbo bombastic ingwe. Tugende ku rutonde rwasohotse ejo hari inzoga uruganda rwa mbere rufite inzoga yitwa Lion Heart le cœur du lion mutima w'intare kugira umutima ukomeye nyine ariko urumva nk'abantu batanga ibyangombwa nimbeshyire wenda ngo bize shimi ntibize lettre umuntu akubwiye ngo agiye kwenga inzoga yitwa umutima w'intare nibura numubwiye uti wenda yite akeza ahangaha mbese twebwe abarite rero twababaye cyane ibintu biri kwica abantu byitwa amazina aha uruganda rwa kabiri ejo bafunze rufite yitwa Professor rukagira n'indi yitwa Cabinet urwa gatatu Karigura wenda ngakoko ari akahese wenda ko kazina hanyuma urwa kane rufite yitwa umucyamo ubwo nahisemo izifite amazina tugeze umucyamo urwa gatandatu rufite inzoga yitwa Makamburu Karabukirwa Kipenzi ubwo ni uruganda rwa 10 Ihumurizo urwa 14 urwa 15 rukagira iyitwa Ijambo 16 Umwenya 20 uruganda rwa 20 rufite inzoga yitwa Umuzibo kuziba aha uruganda rwa 22 rufite inzoga yitwa Monami ibaze sha Monami kandi bayinywa bakarwana Ikiru Urumenesha Ituro Karakwiye Mutaramu inzoga yitwa Mutaramu muri izi nganda zafunzwe Zahuka Ingurakura yizi nakanyoni kajya kubera nk'inkwari Umwineneko izo ni inzoga zizi nganda zafunzwe ejo Iyizire Nesha uruganda rwa 55 rwafite inzoga yitwa Nesha niyitwa Umurya niyitwa Shami hanyuma 56 yarifite inzoga yitwa Tuzane inzoga ya 50 uruganda rwa 59 rwafite inzoga yitwa Ingo Nziza urumva ukuntu donc wagiye gushinga uruganda yazanye utuzina dukurura cyane urumva ukagenda mu Ingo Nziza akagira ngo aragira rwiza uruganda rwa 60 rufite yitwa Morokoso na Mutsari uruganda rwa 64 rufite inzoga yitwa Duane inzoga ebyiri dayeri zitwa Duane urayizi mupaka Gasutamo 65 Akanoza Rugwiro n'Urugwiza Rugwiro nizo nzoga yari bafite n'izindi 66 Urubori uraruzi uruyuki 67 Isekere soma wisekere cyane ayinya 70 Akeza Mutima 72 uruganda rwa 72 rwari rufite inzoga yitwa Umukazi uramuzi umugore 73 Sanza 74 Zawadi unajua ni nini impano 75 Dusagambe dutekane hanyuma 78 uruganda rwa 78 rwari rufite inzoga yitwa Cri de Joie urabyumva agasaku k'ibyishimo
ururimi rwarangiritse, bantu mutanga ibi byangombwa mwaratwangirije, aya mazina yose mwayatesheje agaciro. 79 imbanziriza inzoga ya 91, uruganda rwa 91 rufite inzoga yitwa Amahirwe. Hanyuma uruganda rwa 95 rufite Uruhigisho. Uruganda rwa 99 rufite inzoga yitwa Akabaranga. Hanyuma uruganda rw'Ijana, urubanzirizo rwa nyuma muzafunzwe ejo, Ikosora. Urumva aya mazina? Urumva iki Kinyarwanda? Iyo urebye aya mazina n'icyo ari gukoreshwa n'ibyabaye, ari nk'umuritere uhaye inspection atagiye mu ruganda akareba amazina gusa afatireka reka cyo kora za Maguma ariko Ikosora bavutse se ikiru ati nakantu bajya ku nta mande nakantu ko kwica itsira. Iyo urebye amazina y'izi nzoga n'ibyo zikora nta mahuriro, biratandukanye cyane. Ni ukuvuga ngo utanga ibyangombwa yashoboraga no gutanga inama ati kosoraho, cyangwa akamubaza ati se uko uyisuku niko izakora, niko imeze. Niba uyise Maguma niko imeze. Maguma sha Maguma bombastic. No, iki ni ikice rero nabikubwiye ko ari amaseri 31, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Twiteze n'ibindi. Izi nyinshi nizo mu ntara, nyinshi nizo mu ntara, harimo n'izisa naho ari iz'ibigo bya leta. Sinibuka nimero ariko nari nabiyanditse. Hariyo ya ntuza yo muri ya speak ni ishyirahamwe ry'ahari ry'uturere two mu majyepfo, nayo yari ifite uruganda muri izi zahagaritswe. Inzoga yayo nayibagiwe ariko ntago urumva. Abantu baragenda amazina meza ariko ukareba ikada. Sabe rero Dr. Sabe Minisitiri w'Ubuzima yasobanuraga inzira byagiye bicamo, uko amakuru yagiye atangwa, inzego zose zirahabura. Mukanya mva ku rukiko umuntu arimo ambaza ati ubu hagiye kubaho abashomeri, ariko se rero wakwishimira gukorera hejuru y'impfu z'abantu? Nawe ninde wakwishimira gukorera hejuru y'ubuhumyi bw'abantu? Nawe azakora ibintu birumvikana, baraba abashomeri ho gato ariko bakora n'ibindi byanze bikunze, kuko d'abord ubuzima nicyo cyane. Urabyibuka Fandi Rutikanga avuga ati kugirira n'impuhwe abo ukorera, namwe mwigirira impuhwe abanyenganda. Abakozi uzabakura hehe bamaze kubica? Yego, abakonsomateri uzabakura hehe batakibona? None hari abantu bashyizemo n'akantu ka bampora iki, avuga ati suruduwire ati gura 200, ati ku buryo uyafite ntaba kigiye gukora, ati byiza mwayizamura nibura umuntu akajya abanza kujya gukorera amafaranga afatika ngo ayigure. Ibi bintu byatangiye rwose abantu babireba, ariko ni byiza ko kuri no saa nta rwego navuga ko rwicaye. Niba bageze aho bafunga n'uruganda rwa association ishingiye ku nzego zibanze, ubwo nta mpuhwe nyine. Ariko agace ka nyuma nari ngiye kwibagirwa, si ibyo gusa, nibyo Kerisi yavugaga, avuga ati ubundi izi nganda zagafunzwe hari abandi bantu tubona abazihaye ibyangombwa. Hamwe bari kuvuga abarenga 50, ahandi bakavuga abagera kuri 61, ariko barimo abo banyenganda, abatangaga ibyangombwa, abazikoragamo, ababeshyaga raporo. Uzi kuvuga ngo wasinye ko produit runaka uzayibika ahantu muri temperature ya dogere 20, ukagenda ugashyira ahantu nko mwihema yirwa kuzuba, warabeshye. Manyanga menshi arimo, hazagenda benshi. Abantu b'abenjeniyeri bagendaga bagasinya ngo ndi umukozi wa runo ruganda muri dossier, agaheruka rimwe na rimwe ntamenye naho uruganda ruri. Uwo nawe yagakurikira niba ari mu madosiye, ariko ntacyo ntizencisha make kubera ko n'iwacu mu itangazamakuru
hari abajya gushinga ibinyamakuru bakaka abantu amadiplome n'amarangamuntu kugira ngo ikinyamakuru cyemerwe ni ukwerekana abazagikoramo na qualification zabo bagaheruka ugasanga umunyamakuru idosiye ye iri muzakoreshejwe bandikisha ikinyamakuru runaka ariko ntazi aho gikorera ndabyoroheje kugira ngo natwe oroshye donc abatanze ibyangombwa ba nyiri inganda abakozi ba leta bemereye izo nganda gukora batakoze supervision aba engineer bazisinyiye bavuga ngo ngewe nize shimi ngo nzajya ndeba ibi abanyenganda bagiye babeshya akagira ibiro imbere maonyesho inyuma harimo ikindi gikuta none inyuma hari abantu bari kuvangavanga bya bindi bimara abantu ubwo urumva ngo tuzagera tumenye bimaze kwidekanta bimaze kwishungura no kwiyungurura bamwe bazabatwereka cyane abimbere muri bo cyane cyane abakozi b'inzego n'ababosi b'izo nganda tutire tuvuga ngo kanaka urunuru ariko bazagira babatwereka kandi bizakomeza hazaba imanza n'ubwicuruzwa biri kuvanwa mu maduka ahubwo reka ndabura inzego nubwo itangazo rya Rwanda FDA ryasabaga aba distributeur abakwirakwiza izo nzoga kujya kuzikuraho bazijyanye ariko byabaye byiza ko nabonye ko niba ari Minaroke yatanze amabwiriza inzego zibanze rizo zikugenda zizisaka noneho abacuruzi bamwe bakazibika ayo ni amakuru ntanze bakazimana barazimana ngo bazazibazike bazazimena cyangwa bazakomeza zigaburira abantu ayinya wabyumvise ntabyumvise ubundi twakabaye tubona ngo izari hanze zingana iki bakadatwereka ngo zagarutse ntabwo ariko zose zizagaruka kubera ko ariko nawe ubyumve uje kumwambura igicuruzwa yaranguye yasoreye ukimwake gutyo ubwo tuzabona imanza barega ati nari naranguye amakarita angana gutya barayatwara nyiri uruganda nyishyura ibyo turabyiteze ariko hakabaye n'abandi n'undi muntu ufata abakonsomateri b'abantu ari abapfuye ari abahumye ari abazezengeye bagakora association bakihuza bagashaka umwavoka karega sibyo se karega ndese uwari we wese ari nyiri uruganda na leta yatanze ibyangombwa ubuhumyi bwavuye hehe iyo nzoga itagera muri rubanda yari kumwica babyumva bagomba kugira imiryango y'abapfuye kubera ibyo abahumye babyikorere babyumva ababayezezenge babakorera ikigo numvishe Sabe adafite umuti no abo bantu bazizengejwe nizo mburagasani wa mugani babajyana ahantu hameze nk'ari habu y'igihe gito y'amezi 3 kanza bakabibakamuramo bakabigisha ububi bwabyo bakabaho amezi 3 badahura nabyo barya neza ahubwo iyo fagitire ariko leta ikunda abaturage yabikora desintoxication ni fazi baho abantu bakava yari bazima ntabwo twabagumana gutya uribuka ko ejo nakubwiye ngo poor judgment urabyumva poor judgment ni yindi ibona akanyorogoto ikakita inzoka poor judgment imyanzuro idakwiye urabyumva cyangwa ikibazo kikaza ukabona ibuye rije ari intosho wowe ukakabona nk'agashasa akantu gatoya cyane poor judgment none se abo bantu niba barazezengeye bakaba bafite poor judgment kubagumana n'ubundi bazangiza society ariko kubajyana ahantu bikabakamukamo ko n'ubundi ntacyo bari bagikora babyumva ntacyo bari bagikora abikoreraga imizigo icyuma yakinywaga amezi 3 yateruraga agafuka k'isima ka 50 kilo ukabona n'igitoki cy'ibiro 15 kiramunani ntiyakibasha n'ubundi ntacyo bakoraga babajyana ahantu babareme bushyashya umva ari ibyo noneho reka tanga ubutumwa kuri diabete ubwo nabyo bifitanye isano urumva niba abantu bari kuri dialyse impyiko zarangiritse imyijima yarangiritse
hakeneye n'izindi nama. Shimire rero umuntu ni urubuga nabonye rwitwa ngo Muganga Gatabazi, ntabwo muzi ariko bafite ubutumwa bwiza. Ejo nzajya nkurayo utuntu ejo yavuze kuri diabete mu magambo make. Diabete mu bimenyetso byayo n'ingamba zafatwa. Diabete ni indwara ishingiye ku isukari, ku mikoresheje y'isukari mu mubiri. Nta detaye njyamo, sindi umuganga, ariko ibimenyetso byayo bibanziriza kugiye kurwara diabete. Ibimenyetso, icya mbere, kunyaragurika nijoro. Urabyumva? Yego. Niba ujya kunyara nijoro ubyuka nka gatatu, ako ni akamenyetso. Inyota nyinshi, umwuma, buri munsi ukumva wumaganye. Gucika intege n'umunaniro udashira, ukajya ubyuka, wa muntu ubyuka akegaragura bati sazageze ajya kukazi, adashaka kubuvamo. Adashaka kubuvamo, cyangwa akabyuka akinanura akongera akaryama. Gusonza cyane, ugahora wumva inzara. Hanyuma kubyibuha inda cyangwa mu bitugu cyangwa se ahandi, bari ibimenyetso by'uko ibinure biri kugenda byistoka. Hanyuma icyo yisi ibidomo bimeze nk'ikibibi cyangwa byita ibibara, ukamera nk'intuza urutoni, nk'urutoni. Urabyumva? Byizanye akaza ari ibara, si igisebe si igikomere, kikaza ari nk'umukara. Hanyuma kutabona neza, urabyumva? Kutabona neza, ukajya kwa muganga w'amaso, nyuma y'amezi 2 aguhaye rinete ugasanga ntacyo bimaze, uracyahunyeye ayinya ureba ibirorirori. Icyamunani, ibisebe bidapfa kuma. Sibyo? Wakomereka abandi, igisebe cy'umuntu muzima, igikomere cy'umuntu muzima gishobora kumara iminsi 3 kikuma, haba ku munwa, haba ku rurimi, haba ku ivi, haba ku ino, ariko ugasanga wowe kimaze ibyumweru 2. Hanyuma ibinya hari n'abatabizi, ariko abakuru barabizi. Ibinya kwa kuntu wumva utuntu tumeze nk'udushanyarazi mu ntoki cyangwa mu birenge cyangwa mu mavi, ibinya. Hanyuma icyanyuma, kurarikira isukari, ushaka agasukari. Ni ukuvuga ngo iki cyo kiranarenze. Kurarikira isukari, ubundi diabete ni indwara y'isukari, ariko iyo ugiye kuyirwara umubiri wawe uhora ushaka isukari. Buri kanya akabombo, buri kanya agashikarete, agakeke. Nkanjye keke abantu bagira ngo ni ukwirata. Zira keke ari amagato bazana mu bukwe, isukari birimo we. Ntureba, ntugeraho. Niyo yaba ari anniversaire yanjye. Ibyo rero ni ibimenyetso. Akavuga ko iyo ufite nibura 3 muri ibi, ugomba kujya kwa muganga. Akoba. Hanyuma rero avuga ibyiciro by'abantu barwara diabete: abafite umubyibuho ukabije, abanywa inzoga n'itabi, bakarya n'inyama zitukura, hanyuma abarya isukari nyinshi, hanyuma abavuka mu miryango yigeze kugiramo umuntu warwaye diabete, hanyuma abarengeje imyaka 40-45, hanyuma n'abafite hypertension na cholesterol nyinshi. Ubu ruvuga ngo icyiciro cya mbere gikomeye uko ibigiye uko bikurikirana ni parorudre. Ikirimo benshi nabo umubyibuho, igikurikiraho nab'inzoga n'itabi, igikurikiraho nabarya isukari nyinshi, igikurikiraho nabafite umuryango yabo hari n'undi muntu wigeze kuyirwara. Icya gatanu ni abantu bakuze, kuko umubiri warananiwe hejuru ya 40-45. Diabete ije ubifata nk'ibisanzwe kuko umubiri warashaje. Hanyuma n'igice cya nyuma cy'abafite hypertension na diabete. Ingamba rero twagiye, ingamba tugomba gufata: guhindura imirire. Nturye kubera ko biryoshye, ukarya kubera ko birimo intungamubiri, imboga n'imbuto, sibyo? Kugabanya kurya isukari, kurya imboga n'imbuto, kugabanya ibinyamafufu n'ibinyamafu. Ibinyamafufu ni ibirayi, ni ibijumba. Amafu ni imigati. Gukora ka siporo nk'umuti, apana kwishimisha nka kuriya kwanjye njya muri ntuza, njya muri Nyando ngo nuko nabonye akanya. Oya, iyo bimeze bitya ukora siporo
nk'itegeko wiramira. Ibyo ni byo muganga Gatabazi atubwira. Hanyuma kugabanya ibiro, BMI twigeze kuyikarikira hano hari simbyibuka uko bakarikira BMI, ariko ugomba kugira hagati ya 18 na 24. Kuryama nibura amasaha 8 ya nijoro. Ibi ngiye abantu babishoboye ni bakeya. Nanjye wicaye umanza ntayageze nko kwicaye imbere. Ariko ngewe nibura mbafitemo imwe yo kumanywa, nijoro nkagira nka 6, ngewe narira. Ariko buri imwe yo kumanywa sinayibasha. Hanyuma kwirinda stress. Kwirinda stress. Ntushake ngo ibintu byose ubigira intambara. Uko ni wowe uri kwiyangiza. Ndashimira uri ujya avuga nyine ngo hari igihe umuntu ubagukira umuntu ukurakarira agira ngo araguhimye kandi niba uri kwiyangiza. Stress nayo izamura isukari. Hari abantu basigaye babyita gutyo ngo winzamurira isukari. Winzamurira agasukari. Ariko wowe ubwawe wemerewe kwimanurira isukari. Ibintu byose ukabyoroshya. Nkunda kubyandikira abantu byoroshye. Bisi yatinze ku kazi baranyirukana, uri muri zamurira isukari byoroshye. Hamagara umukoresha umubwira uti bisi zabuze. Umuntu akwibye 5 imitsi irareze oya byoroshye. C'est pas la fin du monde. Abantu bamenye kubaho kwibana, wowe kwibana nawe mu mahoro ku nyungu zawe z'ubuzima bwawe. Abantu ntibafate ko kurya imbuto n'imboga ari iby'abana. Abantu ntibafate ko siporo ari iy'ababonye umwanya. Oya, ushake 30 ku munsi, cyangwa se ukora isaha iminsi 3 mu cyumweru nk'umuti. Gabanya ibiro, gabanya izo nyama zitukura n'ubwo zahenze kubera uburenge. Uranyumva? Yego. Hanyuma nibura gerageza urya gafi, urya gakoko, indagara, agakoko cyangwa agakwavu. Tuzajya dukomeza n'abandi bafite ibintu bishobora kuba byagira icyo bimarira abantu. Ngewe nabibonye nta mpamvu. Yego. Nta mpamvu, ntabwo natuma abantu, kuko ibimenyetso benshi cyane nk'ibinya, nanjye umanza hari igihe njya mbigira, ariko niseka sha. We nakizabukuru mwe. Nanjye ni izabukuru. Ibinya njya mbigira, ariko urabona ko nibura ka siporo kagenda kabigabanya. Ibiro byo naragabanyije nubwo ntaragera kuri ntuza, ariko hari bagenzi bacu kutaruhuka ni ikibazo. Noneho stress, aba ibintu ubuzima tubamo ni stress gusa, ubyishinze ntabwo wabaho. Yego. Mwari reka ngushimire cyane. Premium Construction Group ni abanjeneri beza cyane b'abahanga bakora ibintu byabo kinyamwuga, bakorera hano i Remera. Iyo ufite amafaranga ya rwose bakubakira inzu nziza kandi ikomeye. Uri kamero kakoso. Ako wampaye n'ubundi karimo ikosa. N'ubundi karimo copyright. Ubikuremo. Yego. Hanyuma ntabwo ari abatekinisiye, umuntu ntabwo baba bazi kumenya ngo urumva kumenya ngo ibingibi bigendwa n'ahe mabwiriza n'ahe mategeko. Benshi cyane ntubizi ko na premium yayiduhaye ikazamo copyright. Yego. Nuko babwira rero bakazampa zira footage bakoresheje. Hanyuma vanamijwi ntabwo bikunda. Urumva kuko nabo bavugiyemo biragoye, kariya bashyizemo kariya ka background bashyizemo uvanyemo ijwi nabo bavamo. No kugenera footage. Ni footage zabo. Sawa, Santos arabyumva. Ikomeza. Yego. Hanyuma Premium rero bakorera hano i Remera mu marembo ya Rebu, bafite n'ishami i Rusizi. Iyo ushaka kubakirwa rwose inzu nziza, ukubakirwa mu mutekano udashahagurika ngo karagasima barakariye biriya barabitwaye, ya stress iyo stress yose. Ugiye kubaka ntushake Premium, inzu yakuzura ntuzayigemo kubera stress. Ukanura wo mucanga ujyanye ibyo byuma ako kadobo kirangi. Yego, ni mugane Premium Construction Group rero izo stress zose bazibavaneho babakorere ibintu byanyu neza cyane. Mubahamagare kuri 0784 42 cyangwa 078555 9 Yego, muri Vista Kigali rero naho ni ahantu heza cyane, ni ahantu hanini, ni ahantu hagutse, ni ahantu habera ibirori byose bitandukanye. Bafite amasare manini yagutse, amasare aberamo ubukwe, inama, anniversary, ama private party. Bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, ni icyumba gifite uruganiriro, kikagira urubaraza, bakagira igikoni cyiza giteka neza, bakagira biyari, bakagira screen nini cyane zo kureberaho match, bakagira ka jardin, bakagira muco mubizi.
ubizi cyane wabyize cyane unagira n'isuku bakagira n'abaseriveri bazi gutanga serivisi neza bakorera hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira nabo ni mu bagane rwose mu bateze imbere mu bahamagare kuri 078 540 yego nk'uko mwabyumvise mu kavideo kabanje imbere Hanika nayo ni ishuri ryiza cyane abana bari mu biruhuko ariko ejo bundi bana basubira ku ishuri rwose ibintu bizaba bakiri kwiga muri kaminuza aho bari kwiga yego iyo wize muri Hanika umwana wawe akahiga akarangiriza segonderi azana provisoire yaharangiriza kaminuza akazana perimi nk'ibyo bidahagije umwana wawe wahize segonderi yahakomereje kaminuza agabanyirizwa 50%. Ababyeyi muri rero hariya rero muri kiriya kigo ubwo bwasisi ntibubacike siko babwitara ni ubwasisi rwose ntibubacike mwari reka ngushimire asante sana ibiganiro byacu hano kuri Kewa ibyo nakagaruka